hari umwe mu bantu baba generale muri APR bakoze muri Mozambique mujyanye nyine no gushakira iki gihugu cya Mozambique umutekano yawe ingabo zacu nyine zagiye gutanga amahoro muri Mozambique yego niwe bonye umuzamu hanyuma uyu muzamu ikipe akinamo iyoborwa n'umuntu wigeze ko umukapiteni mu ngabo za Mozambique so uwo mujenerale wacu yaganiriye rero n'abantu bo muri Mozambique aravuga ati umuzamu ni mwiza ikipe yacu nikenera umuzamu dushobora kuzaba contacta tukamuzana of course cyabaye nuko Pavel Nzira bitagenze neza APR bihisemo gukoresha Dolphe ariko ibizi neza yuko hari umuzamu uri gutekereza kuzana so uyu mwaka rero APR bayihaye budget y'ibihumbi 350 by'amadolari mu mafaranga yo kugura abanyamahanga ibyo 350 APR rero yabimenye hakiri kare yuko ari amafaranga izakoresha ihitamo ko yajya ku isoko hakiri kare kugira ngo ibashe kuzana abo bakinnyi hafi miliyoni 500 gatoko 350 by'amadolari yo kugura abanyamahanga gusa abanyamahanga gusa so APR uyu muzamu ari mu Rwanda agiye gusinya hanyuma hari Mamadou Traoré wa musore ukina muri Stade Marie nabonye abantu babyitiranya iyo bavuze attacking midfielder abakina 10 yatsinze ibitego bibiri muri iyi sezo yakiniye mu kipe mu cyiciro cya kabiri muri Turiki yakiniye no muri GS kabiri yego akaba rero yaraje muri Stade Marie yiwabo ni nimero 10 sore mugufi wakinnye amatsinda wari na kapiteni baranarirenze bari ama Stade Marie y'ikipe yabonye tike ya kimwe cya kane mbere y'izindi zose kuko yayoboye itsinda ryarimo Simba Etoile Atletico de Rwanda na Esperance Sportive de Tunis rega navanyemo na Mamelodi kuri difference y'igitego cyane yatsinzwe 3-0 itsinda 2-0 kandi ni firimbi cyane kuko bayangiye ibitego nka bibi Mamadou Traoré rero bamwita Kapi bivuga kapiteni ni mene ya kapiteni ari mu Rwanda agomba gusinya muri APR undi bakinira Stade Marie uyishinga hagati we na Memerda ubwase ntasimbuye na Menba ikipe bakinira Stade Marie ifite ibikombe 23 bya champion 23 by'igihugu na Super Coupe 10 no muri basket ni nakimeze Stade Marie ni institution ikomeye ya sport muri Mali byumvikana ko atari ikipe yoroshye undi hari ni Aman Michel wa musore w'umuwinga wavuye muri Cote d'Ivoire musore muremure w'imbaraga nyinshi cyane nawe ari mu Rwanda arasinya hanyuma barasubira iwabo mu bihugu byabo bakore vacances bazagaruke mu ntangiriro z'ukwa 7 baza mu ikipe ya APR kwitegura pre-season banitegura Sekafa utaraza no mudefenseri Maduzo rero uyu ukina muri Mazembe bavuga yuko ngo habaye gapapo nagiye mbibona nabashaka no APR bambwira ko yasinye pre-contract yasinye pre-contract byane kwibaza ese pre-contract igomba kuba imeze ite kugira ngo umukinnyi yemererwe ko ari uwawe nifashije Jules Karangwa yambwiye ko agomba ko hari ibintu bine byubahirizwa niba APR bifite muri pre-contract y'umukinnyi araba ari umukinnyi wayo niba itabifite umukinnyi yaseze amasezerano yambwiye ko hagomba ko hari haspecifiya ko umukinnyi yagiranye amasezerano na APR byanditse ubwo ni impande ziyagiranye icya kabiri ni ukujyana igihe azatangirira kuba mwenda tuzatangira ku ya mbere kwa 7/26 amasezerano kuri 3 zo ku kwezi n'ugushyiraho igihe amasezerano azarangirira wenda ukavuga ati wenda azasinya imyaka wenda azasozwa mbere kwa 7/28 ingingo ya kane ikomeye n'ugushyiramo obligation ibireba buri ruhande APR kuri izi tariki izaba yishyuye aya mafaranga kandi izajya imuhemba ibi kandi wenda izakora ibi icyo gihe iyo izo tariki zitaragera ngo utarabyubahiriza abarenganzira afite gusesa amasezerano yamaye urugero kuri Ojera wabikoze polisi arya amafaranga ya polisi aragenda ajya mu Misiri arakina polisi ararangara mara y'umwaka hanyuma igihe ifayarinze ikirego muri Farabo ati mwarakerewe dore yarakinnye umwaka icyo akora no kubarambusa amafaranga atari kubikoze mbere atarakinira iyo kipe imushaka niba ari Simba bahita bamushyira muri litige ntabwo yayikinira ubwo rero byumvikana ko bambwiye bati ibyo bya gapapa babivuga bisaba kureba pre-contract niba atari verbal agreement mutabyitiranye mushaka kumva ko iyo gapapa nayo no kwiyemera muzishuro dawa yavuzwe Tanzania bigende boneza ngero nabaje muri APR navuga nese koko mufite pre-contract cyangwa ni verbal agreement meme nangije mu magambo cyangwa yarabasinye
barambwira ngo twemeranyije ku kwa gatatu inyandiko asigaje imikino ibiri bakubita agapapa atazajya uvuga ngo navuze ko ntayihaye asigaje nakubwira suse ibyo ni byo zizewe nakuye kuri nivo ya nyuma asigaje imikino ibiri kuko muri Kongo asigaje imikino ibiri kuko muri Kongo bageze kuri 12 muri Kongo urabizi ko bakina shampiyona isanzwe ubundi bagahita bajya muri playoff y'amakipe arindwi bari gukina ejo bakina popanganya ubusa ku busa asigaje match ebyiri Mazembe gatwara igikombe Aperi yafashe umukinnyi Clement imuha amafaranga menshi ubushize imuha miliyoni 50 imuhemba miliyoni 4 ku kwezi kontra shuje iyi bamupropozaga yari igeze kuri hafi miliyoni 150 ubwo ni 100 hafi by'amadolari n'umushahara hafi ya miliyoni 7 hafi kumukubira kabiro yahembwaga ibi byatumye abandi bakinnyi b'abanyarwanda babimenye bakanabona uburyo abanyamahanga barukizwa menshi bakanahembwa menshi kandi abo banyarwanda aribo bakina bagafasha ikipe gutwara ibikombe aribo Ruboneka aribo Claude aribo Yunusu aribo Kagege nabo bashaka kongera nubwo agifite undi mwaka uza amakuru ufite muri Aperi banyibwiriye ko aba bakinnyi burumwe ntawe uri gusaba munsi ya miliyoni 100 z'amanyarwanda nka rero Yunusu miliyoni 100 burumwe bose uko riba nta uri gusaba munsi ya miliyoni niyo minimum nta uri gusaba munsi ya miliyoni nta uri gusaba munsi ya miliyoni 5 z'amanyarwanda umunsi w'ejo rero Aperi byayigoye ibiganiro birakomeje reka tuzabemeranya n'ejo n'umunsi tuzabiganira umunsi bwiza gahunda za radio